nashatse umugabo tubyaye umwana wa mbere dusanga afite ubumuga bw'uruhu, tubyaye umwana wa kabiri dusanga afite ubumuga bw'uruhu. Narabyaye ndikanga kubera ko bwa mbere mbyaye naratekereje ndavuga ni buriya umuntu akibyara umwana wasanga avuka asa kuri yagera ku isaka akabigikara. Byamanje kungora bwa mbere ariko byabaye inshuro ya kabiri ntarumva ndabyakiye, ndetse ubigisigaye ni inshingano zo kubitaho kugira ngo batazakurana igikomere nk'icyo nagize mbabyara. Akagera ku rwego rukomeye akarenga kuba afite ubumuga bw'uruhu, akaba yaba umuntu ukomeye akerekana imbaraga abantu bose batangara bazibonye. Mbese mba numva abana banjye, umwana wanjye nkunda nkamubwira ngo uzajye wiga cyane, ndi kumva nshaka ko uzajya kwiga Harvard. No buri umubwira avuga ati ngomba kwiga, mama yarambwiye ati ngomba kwiga Harvard. Urakora ibyiza ugifite uburyo, fata imbuto yawe uyinyanyagize, amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Nitwa UWAMARIYA Oliva, ntuye mu kagari ka Kayenzi, umurenge wa Bushoki, akarere ka Rulindo. Nashatse umugabo tubyaye umwana wa mbere dusanga afite ubumuga bw'uruhu, tubyaye umwana wa kabiri dusanga afite ubumuga bw'uruhu. Icyo kintu iyo kibayeho ni ikintu gikomeye muri sosiyete nyarwanda, kivunanye cyane kucyakira, ndetse bishobora kucyakira uruhande rumwe ugasanga sosiyete isa nkaho ikuvunnye mu kubyakira, bigiye bisa nkaho bibaye ingorabahizi. Njyewe nkimara kubyara umwana wa mbere narabyaye ndikanga kubera ko bwa mbere mbyaye naratekereje ndavuga ni buriya umuntu akibyara umwana wasanga avuka asa kuri yagera ku isaka akabigikara. Nuko rero nsanga mbaza muganga, ndamubwiye se muganga ko mbyaye umwana usa gutya, aravuga ati bishobora kuba ko ashobora kuvuka asa gutya akazahinduka kimwe nuko ashobora gukura asa gutya. Mbese muganga ambwira ko byose bishoboka. Nsa nkaho nikanze, ndetse abantu batangira kujya bavuga amagambo menshi, abakaza kureba umwana bakaza, mbese byabaga bimeze nk'agashya, ni ikintu kiba kidasanzwe kiba kibaye. Gusa kwikanga bwo narikanze ku mwana wa mbere, ariko ku mwana wa kabiri nari narabyakiye maze kubimenyera, ndetse ntekereza ko kubyara umwana wa kabiri byaje ari nk'igisubizo, kuko umukuru wenda hari abatekerezaga wenda ko atari umugabo. Rero iyo haje wa kabiri aza nk'igisubizo kuri njye, kuko natekerezaga ko ntabwo abantu batekereza byinshi ko mbana n'umugabo ko nabyara umwana wa kabiri usa nk'uwa mbere ataraba umugabo. Uretse ko baranaduguye, usanga nyine abantu bagitekereza ibyo bintu ko wenda umwana usa kuriya ataba ari umuntu w'umwirabura, arona gifite imitekerereze ikiri hasi cyane. Baraduhuguye batwereka impamvu iba yabiteye. Bamara kubabyara bambwiye ko bahise bampa kondisiyo, ntabwo ari nk'abantu bavutse mu minsi yashize, wenda nk'abantu bavutse kera twaba tungana bafite ubumuga bw'uruhu. Byababereye imbogamizi, bibabera ibintu bikomeye cyane, kuko ntabwo bari bazi uburenganzira, ese bagomba iki, ni igiki bakora kugira ngo bitabweho. Abana nkimara kubabyara rero, abana nkimara kubabyara bahise bambwira ko ari ngombwa ko njya mbarinda izuba. Uri kubona ko bambaye ingofero. Ntabwo bajya ntuma izuba ribica, nkora uko nshoboye nkabarinda izuba. Ubwo iyo bari ahantu ku zuba bagombe bambara ingofero, iyo batari ku zuba wenda ntibabe zambaye, baba bari ku zuba bakazambara. Ikindi hari amavuta y'uruhu byabanje kujya bitugora kuyabona, ariko ubu byarakemutse. Noneho ubwo ngubwo ndangije mbimenya yuko baba bafite ikibazo cy'amaso. Nkuriya mukuru yiga mu wa mbere muri P1. Ubwo rero ku ishuri bisaba kugira ngo bamwicaze imbere ku ntebe y'imbere kugira ngo abashe kureba neza yegereye ikibaho. Nsa nkaho imbogamizi zose nsa nkaho nazisobanuriwe nkimara kubabyara. Niyo mpamvu rero ubona ko mba nabitayeho. Ayo mavuta dusigaye tuyabona kuri mituweli, kuri centre de santé, ukagenda ukayafata ukajya uyabasiga, ndetse ukabona ko nyine nkora uko nshoboye nanjye mbabe hafi, kuko muri sosiyete ubusanga bashobora guhura n'ikibazo runaka, ugasanga abanyeshuri ku ishuri mbese basa nk'ababahahanye kuko babona ari ibintu bidasanzwe. Ariko mvugana n'ubuyobozi bw'ikigo bukabitaho bukabikurikirana ku buryo akabazo kariko kose kavutse mpita nkamenyeshwa, imyigire y'umwana nkayimenya. Ndetse ubwo
nanjye ubwanjye nk'umubyeyi nkora uko nshoboye byibura kugira ngo nzerekane itandukaniro kuba narabyaye abana basa gutya kabana nabo ari umugisha ntacyo bitwaye kuba narabyaye abana basa gutya kuko mba numva ndi fieri yabyo ntacyo bintwaye byamanje kungora bwa mbere ariko byabaye inshuro ya kabiri ntanumva ndabyakiye ndetse ubigisigaye ni inshingano zo kubitaho kugira ngo batazakurana igikomere nk'icyo nagize mbabyara. Uvuze ku kintu cy'amavuta bitangiye vuba nibwo atangiye kugera kuri centre de santé byari bigoye bite tugereranyirize n'ubu ngubu ushaka kwijyana nshaka kwijyana ngo uhagaze hano ndaje nkujyane sibyo naze mujyane oya ntago murajyana ntago bibaho okay murakoze amavuta ubundi agacupa kaguraga 11,000 agacupa kaguraga 11,000 uri kumva ko nari maze kugira abana babiri kuyabagurira byabaga bingoye ndetse kugira ngo binyorohere ahava izuba mu maso hano ku maboko ubwo binsaba kubambika ibintu by'amoko maremare mu maso ku maboko ku maguru ahantu izuba riva niho nasigaga ayo mavuta honyine kuko ahandi nkabasiga igikotoro gisanzwe kuko numvaga nshaka kugira ngo nyarondereza atazashira bimvunnye uretse ko rimwe na rimwe hari gihe wenda bayaduhaga nk'abantu bagiye bari mu mashyirahamwe runaka y'abafite ubumuga bw'uruhu wenda rimwe na rimwe bakayaduha iyo babaga batayaduha rero twarayaguraga ubu rero navuga ngo ndanashimira cyane leta y'u Rwanda yabidufashije ndetse kanatekereza ko nafite ubumuga bw'uruhu maze kubona ko hari ikintu kigenda kiba cyiza kandi kikabyara umusaruro kuri bo nkanjye ubwo nubwo ntabufite ariko kuba afite abana babufite ni ikintu mba numva nakwishimira ndetse nkanashima cyane rwose abagize icyo gitekerezo ndetse bakagishyira no mu bikorwa kuko ubu ngubu ndagenda bakampa icupa rimwe ku mwana umwe nkafata irindi ku wundi mwana amacupa 2 mu kwezi kumwe arabahaza sinki basiga igikotoro mbasiga yo ngayo ahwanye n'uruhu rwabo mbese mba mbona hari icyahindutse okay nishyura 220 nk'ibisanzwe kuri mituweli ni 220 iyo ngiye arwaye nishyura 220 bakamuvura bisanzwe bakamuha imiti bakamuha n'amavuta mba mbona ari ibintu binejeje cyane. Urifuza ko abana bakura bakagera ku ruhe rwego? Njyewe ntangiye ku ruhande rwanjye nk'ubu ngubu uriya mwana wanjye mukuru nuko korona isa nkaho yavanze ibintu numva ari umuntu kubera ko amaze gukura ndetse mfite byinshi namuteguriye nkimara kumubyara namaze kumubyara nsa nkaho nsubiye inyuma ho gakeya ariko aho mpagurukiye numva nategura ko umwana wanjye yazabaho mu buzima bwiza kandi umwana wanjye akaba yaba umuhanga imyigire ndayikurikirana numva kejo ejo byibura yazaba umuntu uzwi akagera ku rwego rukomeye akarenga kuba afite ubumuga bw'uruhu akaba yaba umuntu ukomeye akerekana imbaraga abantu bose batangara bazibonye mbese mba numva abana banjye umwana wanjye nkunda nkamubwira ngo uzajye wiga cyane ndi kumva nshaka kuzajya kwiga Harvard nawe buri mubwira avuga ati ngomba kwiga mama yarambwiye ati ngomba kwiga Harvard ikintu cyose utoje umwana mu buto bwe ukagenda kura kigenda mbese kigenda kimwiyubakamo aba yumva afite imbaraga intego yo kuba yagera kuri cya kintu nk'ubu ngubu kubera nabonye azi kuririmba numvaga nshaka kumujyana muri studio uretse ko ntago turabyorganiza neza ngo tubitegure mbona ari umwana wabasha mbese gukina amakomedi agasetsa akaba yagira ibiganiro atanga nkumva nazamufunguriza chaîne kuri YouTube uretse ko ntago ndabyorganiza neza hari ukuntu umuntu bitewe n'ubuzima babayemo cyangwa aho aba atuye havukiye rimwe na rimwe plan zijya zanga gucamo neza nkuko yabipanze ariko nifuza ko byibura umwana wanjye ndetse abana banjye muri rusange n'umuto uretse ko umuto yaracyari hasi nibwo atangiye kwigana sari ntago ndamenya ngo we bimeze gutya ngenda mbikurikirana gakeya numva nazabashyigikira mu buzima busanzwe mbese bakazakurana imbaraga ndetse bakazaba banamenyekana ku buryo buri wese azavuga ati wa mwana wo kwa runaka mwana wanjye yitwa Nicole wa mwana wa mama Nicole umva afite aho yageze nubwo yavutse bikaba ikibazo bikaba intambara mebwawe ese uzavuga ko wayikoze miki urakora ibyiza ugifite uburyo fata imbuto yawe uyinyanyagize uzayibona hashize igihe amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yarabowowe yaririmba kuko ndi yuko
narababariwe. yego nk'ubu ngubu ndadoda ariko ubusanga nabambika neza mba numva nabigira nk'icyifuzo nkabambika imyenda ifite design ukuntu ku buryo ahantu hose ngeze bavuga bati bari abana kabisa mama wabo yabitayeho. Nanjye ku ruhande rwanjye mbikora nk'inshingano nkabikora nk'akazi nkabyitaho muri rusange nkarenga no ku mubyeyi nkaba inshuti y'abana. Nagira umubyeyi inama ko kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ntacyo bitwaye, icyo Imana iguhaye urakira. Ndetse ikintu nagira umubyeyi inama aho azabyara umwana usa kuriya ni ukubyakira akumva ari fier yabyo, akabona ko nyine icyo Imana iguhaye urakira, akabona ko nubwo yabyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu hari abandi batabonye umwana, akabyakira akumva ko nta gikuba cyacitse, kuko hirya yo kuba umuntu afite ubumuga bw'uruhu aba ari umuntu wuzuye rusange. Iyo hakuyeho imbogamizi hakaba habonewe iyo ngofero izajya imurinda izuba, hakabonwa ayo mavuta, hakabona mbese mu myigire ye akitabwaho cyane, abaho nk'umwana usanzwe nk'umuntu usanzwe ku buryo nyine by'ubumuga aba yarabirenze. Ntekereza ko hari byinshi umuntu yageraho atagendeye kuba afite ubwo bumuga. Umubyeyi uwo ari we wese rero wabyara uwo mwana namugira inama yo kumva ko nta gikuba cyacitse, ndetse agashyira ingufu mu kwita ku mwana we kugira ngo azabashe kubaho neza.